Okay. Thank you very much, everyone. Go ahead. I know you and you're very friendly, so I'll take it. Otherwise, I wouldn't take it. Go ahead. Kumugoroba mwiza w'itariki 5 z'ukwezi kwa 12 2025 turagarutse nanone mu kiganiro amakuru cyacu cy'uyu munsi aho tugiye kuganira tubagezaho amakuru yiri wavugwa hirya no hino na makuru ari bwibande ku bireba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibihugu biri mu karere nago turi butinde cyane ku bindi Boni wiriwe neza umubatiza dore mfite ikaramu ibintu byose tuvuga turabisinyira aha ubwo byanze bikunze ngira ngo nawe waraye bibonye ibintu byabaye habayeho isinywa ry'amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryagaragayemo udushya twinshi cyane Perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi utari wishimye habe namba ibyishimo byari hafi ya ntabyo byabaye nyuma yo gusinya ariko nyuma niba yisanze yasinya atasomye cyangwa se niba yasomye ibyo yasomye akaba ari byo atasinye cyangwa niba yamaze gusinya akagira message abona gusa yarafite isura yijimye ikindi wabonaga ko nta guhana atari hamwe nta guhana ibiganza kwabayeho guhana ibiganza yindi bita felicitation noneho no guhererekanya inyandiko protocol ukuntu yari yabipanze kwa kundi namara gusinya nkaguha nawe ugasinya hakurikiyeho ariko wabonaga ko byigeze bibaho Tshisekedi niwe wabigoye cyane washyizemo amananiza yahamagazaga umuntu ntabwo ashaka kubahererekanya ngwino ntwaririye inyandiko nkwereka umuntu yimera ariko bira nibyo byabaye n'ikibazo gikomeye ariko rero umuntu nanone akibaza kurakara n'ubundi bikarangira ukoze icyo waje gukora ubundi bimaze ubundi umuhango wo gusinya Boni reka muri make tugerageze kubereka ubundi gusinya icyo bishatse kuvuga akira rwose gusinya ni ukuvuga ngo niba mu masezerano abantu bagiye gusinya umwe agasinya undi nawe arasinya okay akenshi iyo umuhango wo gusinya bamaze gusinya abantu usanga bahererekanya inyandiko undi nawe agasinya akamuhereza agasinya hakurikiyeho n'undi nawe akamuhereza ubwo bagahererekanya icyo kintu cyo guhererekanya icya gatatu iyo bamaze guhererekanya bagasinya igikurikiraho barahaguruka bafite za nyandiko bagahana ikiganza ntago twize tubona ikintu cyitwa guhaguruka muri ubu buryo byibuze ngo abantu bahere n'ikiganza iyi geste hanyuma ikintu cyabayeho ubonye ko habaye guhererekanya inyandiko kwerekana ko abantu bari muri sare bati dore twasinye mu gihe abandi berekanaga rero Perezida Tshisekedi we byari bigifunze bimeze nka yerekanye igifuniko none ku isegonda ya nyuma agira afite byabaye ubundi gusinya ni ibintu biba nyine etape kuri etape ikibazo cyabayeho rero we ntabwo hari ibindi bintu yarari gutekereza none bamaze gusinya bahererekanyije bahagurutse ntago iyo protocole yindi yamenye igihe iri kubera byumvikana ni ibintu bigaragara byabaye yuko donc ntabwo
yarazi ibintu birimo kuba. mu by'ukuri se Tugiye gucukumbura rero dushakishe impamvu zitandukanye zishobora kuba zatumye Tshisekedi atishimira ibyo amaze gusinya. mu by'ukuri mbere gato y'isinywa ry'aya masezerano yaba umuvugizi wa perezidanse harya yitwa Tina Salama Yego. hamwe na Patrick Muyaya uvugira leta ya Kongo bari babanje gusohora urutonde rw'ibintu batekereza ko bitari mu byo bazasinya. Yego. Bari kumara abakongomani impungenge bavuga bati ntabwo tugurishije ubutaka bwa Kongo. Ikindi ibyaha byakozwe ku butaka bwa Kongo mu burasirazuba bwa Kongo muri iyi ntambara ya M23 bigomba guhanirwa. Yego. Umuco wo kudahana ugomba kuvaho. Ikindi turacyemeza ko ingabo z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa Kongo zigomba guhita zitaha. N'ibindi kwa kundi usanzwe umenyereye abavugira leta ya Kongo baza mbere gato y'isinywa ry'amasezerano cyangwa nyuma. Yego. Bakabidobya Cyangwa bakabisubiza irudubi cyangwa bakabihindura. Yego. Ntekereza rero ko baba bageze i Washington nka Perezida Donald Trump akagira ijambo abwira Tshisekedi amwihanangiriza wenda akamubwira ati ibi nibi birarambiranye to making sure cyangwa se twese dushyira imbaraga mu isinywa ry'ibi bintu kandi uko tubivuze aba ariko bikorwa ntihabeho guca ku ruhande. Hari n'ibindi cyangwa se Tshisekedi turi gukeka Yego. akaba hari ingingo yifuza ko zishyirwamo bwa nyuma. Yego. Zitigeze ziganirwaho ziri mu nyungu ze mu buryo asanzwe afata iki kibazo yagerayo bikanga. Ibi ngibi hari n'abavuze bati ashobora kuba hari n'ibyo yenda perezida w'u Burundi yongereyemo Tshisekedi. Yamubwira ati rero muri bya biganiro byo mu muhezo iyi ngingo yongeremo cyangwa ntuyemere. Wenda akamubwira ati iyi ngingo itarimo urabuguye mu mazi. Biraba biguye mu mazi imigambi ufite cyangwa dufite ntago biri kugerwaho. Yego. Iya gatatu kubera ko habayeho umwiherero hakaba uburyo buri mu perezida agiye aganira na Donald Trump. Nabwo hari abavuga bati ushobora gusanga buri mu perezida yasobanuriye Trump mu buryo bwe hanyuma agahita avumbura ko hari ibyo yenda umwe amubwiye bitari byo. Urugero. Yego. Nko kugeza uyu munsi hari abantu bakomeje kuvuga bati mu by'ukuri gusobanura FDLR nk'umutwe w'iterabwoba kubisobanura imbaraga Tshisekedi abiha imbaraga ziri hasi cyane. Hanyuma uburyo u Rwanda rubisobanura rukabisobanurira Amerika ikamenya ahubwo ko abo bantu aribo bakoze genocide yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Bikagera igihe noneho nka abo bantu bakaba bari mu nzego z'ubuyobozi z'igisirikare muri Kongo n'igisivili. Yego. Noneho Tshisekedi yarangiza akerekana ko basa n'abadahari cyangwa n'abahari nta mbaraga bafite nta nicyo batwaye umutekano muri aka karere. Ibyo rero bikaba byabaho nko mu kiganiro tuvuga nk'ubu yenda niba Trump ashobora kuba yabaza Tshisekedi ati ibi byo kutabimbwiye cyangwa akamubwira ati ibi nukomeza kubikinamo ibintu byahinduka bibi, ibintu bishobora kukubana bibi, cyangwa se ibi tugiye gusinya ugomba kubikora cyane cyane ikibazo cyakomeze kuzamurwa cya FDLR ukayishaka kuko ni wowe uzahiri iri ku butaka bwawe. Umuntu w'umupapa cyangwa se muri kibazo bikunanira gute, cyangwa akamubwira ati nutitandukanya na FDLR tuzabitangaza ko uruhande rwanyu rwa leta ya Kongo ari rwo rwananiranye rwanze gushyira mu ngiro ibivugwa mu masezerano. Cyangwa akamubwira ati ni kenshi munanirwa gushyira mu ngiro ibiri mu masezerano. Kuri iyi nshuro nta kindi gihe dufite cyo gutakaza. Uruhande ruri bunanirane, natwe turareba aho tubogamira. Gusa igihari ni kimwe. Ni ikihe rero? Turetse ibyo byose twari turi gukeka, igihari ni kimwe. Perezida Tshisekedi yasinye atishimye kandi yasinye ibyo atazashobora, atazanubahiriza. Yasinye ibintu abona atazubahiriza cyangwa bimugoye cyane bihabanye n'ibyo yaje yibwira. Ubwo ushatse kuvuga yuko yasinye amaburakindi. Ni kwa kundi yabonye yahageze n'ubundi byarangiye nta hantu ari bucikire nta hantu ari bukwepere, akabona agomba gusinya
cyangwa tuvuga urugero hari igihe umuntu abazi ngo yateze umuntu umutego uwo bagiye gusinyana yamuteze umutego urumva ahubwo akaza kwisanga ari we ugaragaye ko ari we kibazo reka nguhe urugero yego Perezida Tshisekedi hari ikintu yakomeje kuvuga ngo tuzakura FDLR ku butaka bwa Kongo twitandukanye nayo ariko binajyanirane nuko u Rwanda rukuraho ingamba zo kwirinda ku mipaka yarwo. Ako kantu nyuma y'imbanziriza mushinga z'amasezerano zagiye zisinywa umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muya yaragarukaga akavuga ati za ngamba twavugaga ntimukeke ko ari ikindi ni umutwe wa M23 ntabwo ari ibikoresho kandi u Rwanda rwo rukavuga ko ari ibikoresho biri ku mipaka yarwo. Ese ubwabyo Amerika iramutse ibwiye Tshisekedi iti muri aya masezerano nta hantu na hamwe bigaragara ko M23 ari rwo Rwanda iki kintu ntukongere kugihingutsa tubanze tubyemeranye mbere yo gusinya ubwabyo ibyo ntibyamuzonga. Amfite icyo nicyo cyabaye hari amahirwe yahawe aba bakuru b'ibihugu ni ukuvuga ngo kwicarana na Trump kwa Perezida Paul Kagame ni ukugira ngo nawe amusobanurire mu nshamake historique y'ibibazo biri mu karere. Yego kandi ibibazo biri mu karere u Rwanda kubisobanura ni ibintu biri mu jambo rimwe gusa ni umutekano muke utezwa n'igihugu gicumbikiye umutwe w'iterabwoba wasize ukoze genocide mu Rwanda hanyuma uwo mutwe ukaba waragize n'uruhare mu kumenasa cyangwa se mu gushwiragiza abanyekonga bene gihugu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Urumva ko Tshisekedi kuba yakemura ikibazo cya FDLR yabakoresheje ibuye rimwe akica inyoni ebyiri nuko bimeze yabakemuye ikibazo afitanye n'u Rwanda yaba nagize uruhare rukomeye mu gukemura ikibazo cyatumye M23 ifata intwaro kuko FDLR kubi ibangamiye u Rwanda birumvikana ariko iri no mu kubangamira abakongomani birumvikana mu buryo bumwe cyangwa ubundi FDLR ivuye ku butaka bwa Kongo ikibazo cy'u Rwanda cyaba gikemutse ndetse n'icya M23 cyaba kiri mu nzira yo gukemuka kuko harimo n'ibindi bivugwa mu bya M23 by'abakongomani mu miyoborere mu iterambere mu gucyura impunzi n'ibindi ariko FDLR nayirimo nayirimo mu bya M23 niho ikibazo kibera kinini kubera ko ituma abakongomani baticara ngo baganire icyo nshatse kuvuga ngo M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abakongomani bo bakicara bakanaganira ariko abo banyamahanga b'abanyarwanda barimo bari no kurwana bari gukora iki leta yakwitandukanyije nabo. Noneho hari ikibazo kimwe kindi ngiye kubaza abadukurikiye ubundi M23 iyo FDLR iri kurasa M23 ibiri kurwana niki ko M23 itagiye guhiga FDLR ko yagiye kurwana na leta ya Kongo kugira ngo ibone uburenganzira bwabo bakongomani bavuga ikinyarwanda bature batuzwe aho bari basanzwe batuye mu mirwano ibiri hagati ya FDLR n'abakongomani umuntu yavuga yuko izamo gute dore ukuntu izamo dore ibintu bibiri ibigamije icya mbere nuko iyo FDLR ifite yangengabitekerezo yo kwanga ubwoko runaka bwanatumye bamwe mu bayishinze bakora genocide mu Rwanda ikaba yarabikomezanyije aho ngaho aho yabasanga hose ku isi ntiyavuga rumwe nabo ngaho noneho wowe ba Trump umuntu aza gusobanurira abo bantu ko ari bacumbikiye yerekana ko atari n'ikibazo akanabidefanda wamuha warning wamwihanangiriza bwanyu muti icyo kintu sinzongere no kumva utaragikemura ntukongere kugira ibyo umbwira ngibyo byarakaje rero Tshisekedi. Dore rero ikindi kintu FDLR nanone yungukira mu kurasa M23 nuko ni ikintu bita mu nyangire leta y'Kinshasa yaravuze ati FDLR dufashe kurasa M23 kuko iri kutwambika ubusa iri no ku makosa twagiye dukora iri no kudutsinda yego nuyitsinda natwe tuzagufasha kugaba igitero ku Rwanda noneho reka tugaruke nyuma gato iwanyu ariko ugende utagiye mu mahoro ugende ugiye gusenya
no gufata ubutegetsi nk'uko ubyibwira. ntago tuvuye mu masezerano yasinywe ka tujye kuri ako kantu tukavaho tukavuze ubundi FDLR na leta ya Kinshasa yego ufite imbaraga ninde zikomeye kurusha undi urebye FDLR yamaze gushinga imizi bikomeye cyane yego ku buryo hari aho iri kurusha leta ijambo iri kuyobora leta mwibanga iri kuyobora leta ya Kinshasa FDLR leta ntiyivugiramo ahubwo iravugira muri leta ndaje nguha ibimenyetso rero kanze nguha ikimenyetso cyane ariko biransekeje kubera ukuntu kuko ni ibintu bitagakwiriye kuba bimeze gutyo leta iyoborwa n'umutwe w'iterabwoba leta w'amahanga w'umunyamahanga w'umujenosideri kuko yaba atari uko bimeze bakabaye barabirukanye kera baranitandukanye. reka nguhe ikimenyetso kimwe rero fakiti ifatika uyu munsi hari umugabo uyu munsi ni honorable ni depite ari mu nteko ishinga amategeko yitwa Ronald C Okitundu uyu nguyu yabaye ministre wa Minafete ubwo ni ministre y'ububanyi n'amahanga kuva 2016 kugeza 2019 uyu yari ministre w'ububanyi n'amahanga ubu ari mu nteko ishinga amategeko uyu munsi rero ubu ngubu ni uri gutangaza yitangarije mu nteko avuga ati rero FDLR irimo irashaka igeze ku gipimo hafi 100% cyo kuyobora Kongo yose niko yatangaje noneho yongeraho ko ni ministre w'ububanyi n'amahanga yabaye ministre w'ububanyi n'amahanga imyaka 3 yose aza amabanga ya FDLR azi n'uburyo isobanurwa we akavuga ati rero umuvugizi w'iyi FDLR Lieutenant Colonel Mutimura Octavie urumva ati ibyo atangaza n'ibyo yatangaje byose biragaragara yuko yerekanye yuko FDLR ifite ijambo mu gihugu mu gufata n'ibyemezo mu gihugu cyane cyane mu gisirikare noneho akavuga ati amahanga yose ko yemeje ko FDLR igomba gusenywa kandi kamburwa intwaro cyangwa ikirukanwa ku butaka bwa Kongo. Leta ya Kongo yabuze ubushobozi bwo kubikora. Leta ya Kongo yabuze ubushobozi igomba kubikora atari uko ibishaka ahubwo kuko ari ngombwa. Ahubwo se tugarutse kuri bya bihugu byari hano by'ingabo nyinshi zazifite amasezerano batabishaka isi yose irabibona. Bya bihugu byavuye hano byo muri SADC n'ibindi. Harya nta byari bifitemo misiyo yo kwaka intwaro imitwe yitwaje intwaro. Keretse MONUSCO ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO kuva rero mu butumwa imaze mu myaka 30 se hari n'intwaro nimwe yatse FDLR oya ahubwo yatse abakongomani ubutunzi bwabira busahura ibi bintu abantu badukurikiye babyumve neza uburyo bigiye birimo ibyiciro by'ikibazo hanyuma hari abakongomani bandi bari Kinshasa bari kuvuga ngo rero nimugoroba Kisekedi Perezida Kisekedi yagurishije yagurishije gute se yagurishije gute bashingira kuki ko hasinywa amasezerano azagira uruhare no kwiteza imbere mu bukungu ku mpande zombi ariko ashingiye no ku mutekano ko buri ruhande rufite ibyo rwakungukiramo yaba yagurishije ati mu kugurisha rero mu gusinya ari nayo mpamvu byagaragaye ko adatuje kandi atanishimiye amasezerano nuko muri aya masezerano bari bazi yuko abakongomani mu byo bagiye gusinya haba rotre immédiat y'imitwe yitwaje intwaro harimo na FDLR ndetse na M23 bumvaga bari businye nimugoroba M23 igakurwa hiri hose mu gitondo gikurikiraho none uyu munsi hubwo nibwo urugamba rwakaze ikintu gihari ni kimwe Perezida Tshisekedi yashatse gukina amacenga ya politiki atayashoboye kubera yuko ntabwo wakinira ibintu i Rwanda muri Angola byanga ugidoha byanga ngo wizere ko nugera ni Washington bizanga abanyamerika nabahanga muri analize kandi abanyamerika barashaka ubu butunzi bwa Kongo ntabwo rero nubwo waba Tshisekedi kandi bakabutungira mu karere bakabutungira mu karere nubwo waba Perezida Tshisekedi ntabwo wazana amacenga ngo babure kugutahura ese izi ngendo z'intumwa za Perezida wa Amerika zimaze imisi zizenguruka muri aka karere bakoraga iki
ba Rubio. Yego. Ni ikibazo gikomeye rero mu biganiro no muri speech zabaye muri Leta Zunze Amerika ni mugoroba. Uze kunyumviramo neza ahavugwa M23 M23 nta na hamwe kandi mu by'ukuri uyu munsi ikibangamiye u Rwanda ni FDLR ikibangamiye Kinshasa ni M23 ibyo byose abakongomani bari bazi ko aribyo bigiye kuza. Amerika rero icyo yakoze yabivanguye. Ukenera kwiyunga n'u Rwanda ngaya amasezerano y'I Washington niko bimeze. Ukenera gukemura ikibazo cya M23 Doha ujye kuganira na M23. Ni ukuvuga rero ngo intebe zigiye kongera guterwa i Qatar. Qatar buri niho wumve niho amacenga ya politika agiye gukomereza. Qatar ho hazasinywa iki? Qatar hagomba gusinywa, urumva, hagomba gusinywa guhererekanya imfungwa hagati ya leta ya Kongo na M23, hagomba gusinywa korohereza impunzi gutaha, hagomba gusinywa ibijyanye n'imiyoborerwe y'agace M23 yafashe, ese izakagumamo cyangwa izakagumamo, leta ya Kongo izakagiramo uruhe ruhare, ese igisirikare cya Kongo kigomba kubana gute n'icya M23, bazavangwa se M23 ibishami ry'igisirikare cya Kongo rigumaho bari cyangwa bazavangwa M23 bamwohereze muri Kasai n'undi bamwohereza ahandi. Ni ibintu nk'ibyo bigenda biganirwaho, ariko M23 nayo igakomeza kubabera ibamba yerekana ngo ntabwo aha hantu twahava kuko iyi leta ntituyizeye, ibyo twasinyana ntibabyubahiriza. None se ko badukurikiye barashaka kwemera yuko Amerika yinjiye muri iyi ntambara? Amerika yinjiye muri iyi ntambara kandi ntiyari irimo kuko nishora aya masezerano mu rwego rwo kurengera ubutunzi n'iterambere basinyiye igomba kwinjira muri gahunda yo gushaka ibyo ariwe byose izareba uruhande rumwe ibogamiraho, kuko mu mpande ebyiri ziburana haba hari rumwe rwigiza nkana. Ubwo izabogamira rero kuri Tshisekedi. Kubera icyo utekereza ko babogamira kuri Tshisekedi? Kubera utishimiye amasezerano. Oya, none se wabogamira ku muntu utishimiye amasezerano? Kubera iki? None se kuko ari ukeneye kwitabwaho se. Ni ikibazo gikomeye rero mwumva. Noneho izi ntambara zabaga afite mu bintu byabaye i Washington, hari ibyo Perezida Trump atarazi, nabivuze, yagize umwanya n'amahirwe yo kubisobanurirwa na Perezida w'u Rwanda na Rwanda, ariko na Tshisekedi nawe hari ibyo intumwa ze zari zarabwiye Trump, yabihuje byombi. Urumva delegasiyo ya Etazini yahuje ibyavuye mu mpande zombi, ivumbura ukuri. Dore rero njye uko mbibona, ndabona nyuma y'isinywa ry'aya masezerano cyangwa se uko amasezerano agenda atera intambwe agana kure, yaba ya Washington cyangwa ya Doha, bigiye gutanga igisubizo gikurikira. Hagiye kugaragara uruhande rwubahiriza amasezerano n'urutayubahiriza. Hagiye no kugaragara uruhande rushyira ingufu mu kurwana, noneho haboneke gutsinda no gutsindwa birangire. Ubundi se mu byo masezerano basinye nibyo baganiriye ko ari byo nakuvugaga. Hari aho bigeze bavuga bati iyi mirwano iri kubera Uvira nihagarare, bamwe basubira inyuma aho bari ibyo ni iby'idoha. Ni iby'idoha, ntago ari ibyo muri Amerika. Nyine navuze muri rusange amasezerano ya Doha na ya Washington uko agenda yegera imbere. Ibyo rero si byo abantu bari Kinshasa bari bategereje. Hagenda hagaragara uruhande rubeshya n'urudashaka amahoro ari uruhi. Ibyo rero abantu bari Kinshasa ntabwo ari byo bari bategereje. Bo bari bazi yuko u Rwanda bagiye kurugerekaho urusyo rwa M23 i Washington. Hanyuma ibyo bavuga ko rufite abasirikari muri Kongo rugahita rubakwa agaciro, byaguye mu mazi. Nibyo nakubwiraga rero ko Tshisekedi yagurishije. Yatabye mu nama bari bamwizeye. Arasubira i Kinshasa kuvuga iki, azavuga iki nagera i Kinshasa. Ntago turinjira ku kibazo cy'u Burundi, ntago turinjira ku kibazo cy'u Burundi, nacyo ntiturakigarukaho. Hanyuma aya masezerano rero twaberetse uburyo yasinywe mu by'ukuri. Iyo kari akantu kataza kuba ko guhererekanya ziriya dokima, kudahagurukaga abantu bahane, buriya hari n'ikirahuri ntibari gukora cheers. Oya, biturutse ku muntu umwe. Hari umuntu umwe wari wijimye, wari washatse kwica show
kwica show ikirori yapfuye buriya nizere ko nahara ku meza sinzi ko yabangamiye byagenze ikirori neza ibiganiro nyuma yo gusinya kuri table yo gusangira sinzi niba umusangiro wabayeho ariko wabangamira ibirori wagira ute iyo wasinye uba wasinye byarangiye si ibi ngibi se minisitiri w'ububanyi n'amahanga yavuze ngo badusunitse kujya gusinya indese rega iyo uri umuntu w'umugabo ufite ubushobozi bwo guhaguruka ukanigendera cyangwa ukabyanga hari imbunda yari muri hejuru ariko si wa mugani hari agahato kakoreshejwe kugira ngo abo bagabo basinye amasezerano yagiyeho ku bushake bwe agendana mbere kandi niyo abishaka yari kubivamo cyangwa agashyiraho izindi ngingo zitambamira gusinya ibyo ntibyabayeho ngibi rero ibyo tubasesenguriye ku byabaye mu by'ukuri bimeze nk'aho ntacyo bivuze ku ntambara n'amabomba ari kubera hano Katogota ntacyo biri buhindure rwose ntacyo biri buhindure ahubwo tugiye kwinjira mu kanya gato ku yindi pariti ya gatatu y'umugabo twabonye hariya yarahari nk'indorerezi ariko mu by'ukuri kwa kundi ujya gutabara ahandi iwawe ruri gushya ubwo ni mu Burundi turagarutse tuhinjire mu kanya urakoze cyane reka duhite tugaruka twabonye abandi baperezida rero bari i Washington DC abantu bakomeje kwibaza bati none se muri aya masezerano ko turi kubonamo na perezida w'igihugu cya Kenya William Ruto kumbi perezida William Ruto yari yifitanye gahunda yindi nabo na business n'igihugu cyabo na leta z'ubumwe za Amerika nawe hari andi masezerano agomba gusinya na Trump ajyanye na business n'ubufatanye bw'ibihugu mu bijyanye na business hanyuma uyu ntago tumutina ahubwo turamuvuze reka tugaruke kuri perezida w'u Burundi perezida w'u Burundi yarahari nk'indorerezi ariko nanone nubwo yarari hariya afite uruhare mu biri kubera hano muri Kivu y'Amajyepfo mu buryo bukomeye cyane numwe mu bantu bashobora gutuma iriya ntambara ibi ntambara yagutse muri aka karere numwe mu bantu uri gushyira abaturage be mu kaga dore ko bamwe bari kuraswaho n'ibisasu biturutse muri Kongo kubera ibisasu byihimura ingabo z'u Burundi zirarasa muri Kongo abo barashe bakihimura bakarasa mu Burundi hakaba noneho n'ibisasu biraswa n'abarundi imbere mu Burundi bigapfuba bikagwa ku baturage b'abarundi yego so urumva ahangaha ni ikibazo gikomeye nyamara hashobora kuzazamuka dosiye mu minsi iri imbere y'urubanza rw'abanyamurenge barimo bicwa kandi bikavuga ko bicwa n'ingabo z'u Burundi oya hari gukorerwaho ibyaha byinshi byibasiye inyoko muntu hari abaturage bari kuraswaho kandi imiryango mpuzamahanga ntihagera urumva ibi ni ikindi kintu mu Burundi rero mu gace kitwa mu Badage kari mu Rugombo intara ya Cibitoki mu Burundi haravuga urupfu rw'umwana muto n'iyangirika ry'ibintu by'agaciro nyuma y'uko ibisasu byatewe n'ingabo z'u Burundi byari bigamije kurasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byahushije bigwa ku butaka bwabo yego hari n'ibindi bisasu byaguye imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivuye mu Burundi urumva igisasu cyaturutse i Burundi cyahitanye umuturage iruvungi umutekano ukomeza kuzamba mu kibaya cya Rusizi yego hanyuma ikindi kintu cyabayeho Boni nuko hagaragaye hari na drone yahagurukiye ku kibuga cy'indege cy'Ibujumbura barayihanura hakaba n'uburyo basanzwe barasa abanyamurenge birumvikana aha ngibi rero ibyabaye uyu munsi ikindi cyagaragaye nuko nta miyaga abaturage bagerageje guhunga bava ahangaha muri Kamanyora bashaka kugira ngo bambuke Rusizi bashorejwe imvura y'amabombe n'amasasu bashaka kwambuka muri Rusizi ibi nabyo byagaragaye kandi ni icyaha gikomeye ni n'ikintu kibi kurasa abasivili noneho ibikorwa remezo biri kwangizwa bikomeye cyane hari umunara nabonye warashweho bikomeye umunara w'itumanaho nawo watewe ikibombe uyu munara uri muri Kamanyora ahitwa Ngomo ni ukuvuga kuri iyi misozi ya Ngomo rero ubwo hari ibyangiza nk'ibikorwa remezo komunikasiyo yavuyeho kandi noneho M23 yatangaje ko byaturutse i Burundi na kiriya cyaguye hariya Ngomo cyaturutse i Burundi ese urumva Burundi butari kwivanga koko mu buryo bukabije ni ikibazo gikomeye rero ngira ngo uyu munsi kadutegereze turebe
muri declaration nyuma nta biganiro biratangwa nyuma yo gusinya amasezerano dutegereze ibyo leta ya Kongo iri butangaze ndetse dutegereze n'ibyo uruhande rw'u Rwanda ruri butangaze hanyuma tunategereze kandi ibiganiro bizakurikiraho birimo n'amasezerano bizongera kubera idoha icyo bizatanga gusa hagati aho bitaraba ibi ngibi urugamba kugeza uyu munsi nta sura yarwo ifatika ruhari. Ingabo za Kongo n'iz'u Burundi na Wazalendo bari kurasa ibisasu biremereye muri centre ya Gatogota muri teritwari ya Uvira na Kamanyura muri teritwari ya Warungu biracyakomeje mu gihe M23 wo ikiri kurasa muri groupement ya Itara Luvungi muri teritwari ya Uvira igenzurwa n'ingabo za Kongo. Biravuga ko M23 yamaze gufata agace gato kuri Luvungi ariko ntirahafata hose ariko nanone ikintu gihari nuko bifuzaga kwirukana M23 muri Kamanyora birabananira pe birabananira nukuvuga ngo muri ibi bitero bamaze iminsi bagaba kuri M23 nta hantu namwe bigeze bayisubiza inyuma bahagurukiye hamwe n'intwaro nyinshi ariko byarabananiye ahubwo nibo bigaragara ko bari kugenda bakwa uduce nubwo umuvuduko wa M23 ari mukeya ariko hari urugamba rukomeye cyane hari iyangirika ry'ibikorwa remezo hariyo impunzi nyinshi ariko M23 ntabwo bashimyeho biranga pe yego kuko ntacyo batakoze bazanye indege bazana amadrone ariko ibintu byakomeje kubabana ikibazo gikomeye cyane tubibutsa za Kaziba naho M23 ihagaze neza yego ngira ngo rero ibi twabateguriye kuri uyu munsi ngira ngo tunyuze hirya no hino murabyumvise ibyo mutari mwasobanukiwe namwe murakomeza kugenda mutwandikira uko mubyumva muri comment cyari ikiganiro cy'amakuru yiri wavugwa hirya no hino kuri Africana TV nshimire Boni Buranga yego urakoze cyane wa Mubatiza yego namwe mwese turabashimiye mukomeze mudukurikire kandi mutugirire icyizere ku makuru tubagezaho turi abantu b'abapapa tubagezaho amakuru umunsi ku munsi utarakora subscribe ayikore dukomeze tubane reka tuzongere tubarane ku munsi w'ejo Boni urakoze cyane naho ubutaha yego